Dore ikintu wakora kugira ngo Umwuka Wera yongere agarukire. Ubundi Umwuka Wera ntabwo atandukana natwe, ahubwo ni twebwe twitandukanya nawe mu gihe twagiye mu byo Imana idashaka tukemera ko atatuyobora ahubwo dushaka kwiyobora. Dore icyo wakora kugira ngo uyoborwe na Mwuka Wera. Ikintu cya mbere ukwiriye gusenga kandi buri munsi usaba Imana ibyo ushaka, uyisaba ngo ikuyobore ndetse unayishimira ku migisha iba yaguhaye. Icya kabiri ni ugusoma Bibiliya kandi buri munsi ukwiriye kwibwira ibyanditswe ku manywa na nijoro, ubisoma buri munsi ndetse unasaba Imana ngo igufashe ubashe kubyapurika mu buzima bwawe bwa buri munsi. Icya gatatu kubaha Imana. Ukwiriye kubaho ubuzima busa n'ibyo wizera kandi wubahiriza amategeko y'Imana buri munsi ndetse unayisaba kugira ngo ibashe kukuyobora kugira ngo ube mu bushake bwayo cyangwa se witware uko ishaka. Icya kane gusaba imbabazi. Mu buzima bw'umukristo ushobora kwisanga waguye, nubwo n'icyo uzakora ntabwo uzaceceka, uzasenga usabe Imana imbabazi, wongere usabe Umwuka Wera wongere akugarure, wongere mwihuse kugira ngo ukomeze urugendo. Icya gatanu ni ubusabane n'Imana. Ibyo bizagusaba kujya gusenga kugira ngo ubashe kwihuza n'abantu ndetse uhure n'abandi bantu batandukanye bazakugira inama z'uburyo wakomeza gukora mu mwuka. Ibyo byose nubikurikiza uko mbikubwiye, Umwuka Wera azabasha kugenda muri wowe, azabasha kukuyobora, akwereka inzira ukwiriye kugenda ndetse nawe uzarangwa na bya bimenyetso twabonye biranga umuntu uyoborwa na Mwuka Wera.